iminsi ndimo nsenga, maze iminsi ndimo nsenga ninginga Imana, bitewe yuko hari ibyo ndi kubona mbese biteye akababaro ndetse ese umuntu abonye amaboko akomeye amwugarije ku buzima bwe, ese umuntu yakora iki Imana? Ese umuntu abonye ibitero bimuteye akabona intambara ziramwugarije, ese umuntu yakora iki Imana? Noneho ndangije ndabwirwa, numva uyu muririmbyi arimo arampata mu buzima bwanjye. Hari igihe umuntu yishingikiriza abakomeye yibwira ko bazamutabara, hari igihe wishingikiriza imiryango wibwira ko izagutabara bitewe n'ikibazo urimo, hari igihe wishingikiriza anko wawe wizera yuko azagutabara mu kibazo uhuye. Nabwiwe ngo Abanyarwanda mbabwire ngo hari ibintu bisunze, haleluya, hari ibintu bisunze mu buzima bwabo bumva yuko ari support. Usibye n'Abanyarwanda, umuntu wese ukurikira ubutumwa bwiza hari ikintu aba yisunze, mbubwire, hari ikintu bisunze bumva ko bazatabarwa, hari ugutabarwa kuri bo. Ariko ndimo nabwiwe ngo mbabwire rero ngo bisunze amaboko akomeye, abantu bisunze ngo amaboko akomeye, bisunga imiryango ikomeye, ndetse bisunga n'abako babo bakomeye, ndetse bisunga n'ibihugu bikomeye. Kenshi na kenshi ukumva yuko wenda gishobora ukumva yuko wenda umuntu niba aba mu gihugu runaka kandi kugabize ibyakurushaga amaboko ku buzima bwawe, ibyo ubona byari bikomeye ku buzima bwawe, Imana ibikugabiza uyu munsi wa none. Yesu ashimwe. Nari nagira ngo utangarize ngo iyi Imana igiye kurwana ntago yita ku bafite amaboko, iyi Imana igiye gushoza intambara ntago yita ngo umuntu afite ibifaru binini cyane, oya. Iyi Imana igiye kukurwanirira ntago Imana igiye kurwanira icyubahiro cyayo. Imana igiye kugira gute? Kurwanira icyubahiro cyayo. Hari abantu bishingikirije ibintu nkaho bameze nka Goliyati, ariko Imana igiye kurwanira iki? Icyubahiro cyayo. Kuko ntabwo Imana izegera yemera ko izina ryayo rigera gute? Iritukwa. Baragize ishobora kuza mu buzima bw'umuntu, ariko mu yandi magambo utisunze umukiza ukomeye ntacyo byamara. Rero mara iminsi ndimo gusenga, ntago nari maze iminsi ngaragara kuri kamera, oya, ntago nari maze iminsi nza kuri kamera, nari ntujemo gakeya, nari mpohesheje bitewe n'impamvu. Burya iyo hari ibyo uri kubona, kenshi na kenshi utari wafatira umwanzuro, cyangwa se Imana itari yagufatira umwanzuro kugira ngo bitambutse cyangwa se ngo bivuge, hari aho ugomba kuba upohesheje gatoya ukumva yuko Imana iri kumwe nawe, ukitonda. Intambara zaguhagurukiye zikakwicarira, ariko Imana ikugabize Goliyati ku buzima bwawe, Imana ikugabize Goliyati. Ntago mbizi intambara ufite, ntago mbizi n'ibigukomereye. Tune
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha duturuka ku Iteka Imana, udukunda kandi ugukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Hamwe turabasuje ko twifurije amahoro y'Imana, twifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose, mu byo mwekejeho amaboko byose, kugira ngo Imana ibihire. Ushobora kudukurikira utameze neza bitewe n'intambara n'ibibazo n'ibigeragezo, bitewe n'uko imibereho itari kugera neza nk'uko ubyifuza, ariko reka tukubwire ngo biracyashoboka nubwo uyu munsi ubona bitagenda neza nk'uko ubyifuza, ariko ejo byamera neza, kuko byose bituruka ku kuboko kw'Imana, kandi Imana nigena byose. Bisaba kugira ngo yizere gusa, nibyo bikuru. Tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe na Nzaramya, niwe tugiye kubana nawe muri kano kanya mu kiganiro cyiza, mu butumwa bwiza Imana ishyize ku mutima. Nzaramya, turagusuhuje mu izina rya Yesu. Nanjye reka mbasuhuze abari hirya no hino ku isi, ndetse n'abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, mvuga ngo amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ariko kandi mvuga ngo n'umugisha w'Imana ubazengurukeho aho muri mwebwe. Ngira ngo muransi si ubwa mbere ngaragaye ahangaha kuri kamera mvuga ubutumwa cyangwa se ubuhanuzi ntambutsa butandukanye uko Imana iba yabumpaye. Ngira ngo nk'uko bambwiye ngo baranyakiriye, amazina yangira ngo murayazi, amazina ni Evangeliste Nzaramyimana Pierre. Ndubatse, murabizi, ndubatse, ndi umupapa, mfite n'abana. Ikindi Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi mpamya neza ntashidikanya ko Imana yampaye turi bugisangire mu izina rya Yesu, kandi mugubwe neza. Yego, nawe ugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo, kandi tugushimiye yuko wumviye Imana ukabuje gutambutsa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka nizere yuko kandi ubushize wadusezeje ko hari akantu uzatubwira ubutaha. Reka nizere ko n'ako kantu uyu munsi utari butugendemo ideni Nzaramya. Ntabwo mbagendamo ideni rwose, nibibaho ndaza kukababwira rwose. Cyane ko buriya mfite n'ubundi butumwa nshaka kugeza ku bantu, ariko ndaza kukababwiramo nta kibazo. Urakoze cyane ko burya umugabo n'uburyo ideni akanaryishyura. Yego. Najya turyita ideni. Uko byagenda kose ni ideni, kuko narabibasezeranyije. Uko byagenda kose rwose ngomba kubikora nkaza kubibanyuriramo nkabibabwira. Nzaramya, Yesu aguha umugisha. Hari ibintu twasezeranye ntago nabirengaho, ndabyibuka. Reka ngusaye ahubwo usenga Imana, numara gusenga Imana utugeze ubutumwa bwose uko Imana yabuguhaye. Ni karibu. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza, kandi witwa ndiho kandi witwa Rubasha. Mu bishoboka byose twarakubonye, twabonye imbaraga zawe, twabonye kwizera kwa nubwo kwizera kwacu ari igihe kuba gukeya, ariko Uwiteka hari igihe umanukana imbaraga zawe ndetse n'ubushake bwawe no gukomera kwawe bikatwongera ibyiringiro, kandi twari dufite intambara zikomeye mu buzima bwacu. Ushimwe kandi uhimbazwe. Nyemerera Mwami, ngiye gutangira ntangirane nawe, izina ryawe rikomeze ryamamare, sinigwa nikebagura, kuko nzi neza kuri Imana hari ibirimo n'ibihamya ukora bikanyereka kuri Imana. Tangirana nanjye kandi usozanye nanjye, ni mu izina rya Yesu, amen. Nari ntangiye mbabwira ngo nabasuhuje, nababwira ngo abari hafi ndetse na kure, umugisha w'Imana ukomeze kubabaho.
birashoboka yuko nicaye ahangaha imbere yawe, njyewe ndi umuntu ariko kubw'imirimo n'ibitangaza Imana ikora, bicemo imbaraga z'Imana zigukoreho, bicemo imbaraga z'Imana zigukure ahantu wari uri. Kubw'imirimo n'ibitangaza Imana ikora, bicemo bikugenderere, bikugote ahantu hose waba uherereye. Tugiye gutangira turirimba, hari indirimbo irimo inyakamo kugira ngo dutangirane, kandi mpamya neza ko imbaraga z'Imana zigiye gukora ibikomeye ku buzima bwacu. Hari umuririmbyi w'109, haleluya, umuririmbyi w'109 uravuze ngo nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru, haleluya. Amen. Reka tumuririmbane mu izina rya Yesu. Turamuririmbana, ntago tumuririmbana wenda ngo tugere kure. Turaririmba igitero cya mbere, niturangiza turirimbeho n'igitero cya kabiri n'akarufuri, kugira ngo tutangire twinjire mu mwanya wacu neza, Imana yacu bane natwe. Muririmbyi aravuze ngo iki? Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, ngizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, sinyiyoberwa inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza uko niseguye, seguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Haleluya. Amen. Maze iminsi ndimo nsenga, ninginga Imana, bitewe yuko hari ibyo ndi kubona, mbese biteye akababaro ndetse n'agahinda. Ndibaza navuga ni se koko Mana, ese umuntu aramutse ahuye n'akaga, ese umuntu aramutse ahuye n'intambara zikomeye, ese umuntu aramutse ahuye n'ibitero bikomeye, yakora iki Mana? Ese umuntu abonye amaboko akomeye amwugarije ku buzima bwe, ese umuntu yakora iki Mana? Ese umuntu abonye ibitero bimuteye akabona intambara ziramwugarije, ese umuntu yakora iki Mana? Noneho ndangije ndabwirwa, numva uyu muririmbyi arimo arampata mu buzima bwanjye, numva uyu muririmbyi arimo arampata mu mutima. Uko nagendaga, uko numvaga, uko byabaga ari nijoro, uko nagendaga ndirimba, numva mu mutima wanjye birimo birampata. Uyu muririmbyi yabonaga hari ibintu bimwugarije, yabonaga hari intambara zimwugarije, yabonaga ndetse hari ibikomeye bimwugarije, ariko arangije yuzuzwa ino ndirimbo, arangije aravuga ngo nisunze umukiza ugize gute? Ukomeye. Mu yandi magambo bishatse kuvuga iki? Hari intambara zishobora kuza mu buzima bw'umuntu, ariko mu yandi magambo utisunze umukiza ukomeye ntacyo byamara. Rero mara iminsi ndimo gusenga,
ntago nari maze iminsi ngaragara kuri kamera, oya ntago nari maze iminsi nza kuri kamera, nari ntujemo gakeya, nari mpohesheje bitewe n'impamvu. Burya iyo hari ibyo uri kubona kenshi na kenshi utari wabifatira umwanzuro, cyangwa se Imana itari yagufatira umwanzuro kugira ngo bitambutse cyangwa se ngo bivuge, hari aho ugomba kuba upohesheje gatoya ukumva yuko Imana iri kumwe nawe, ukitonda. Kwitonda kuko ibintu by'Imana ntago ari ngombwa kugira ngo ugende uhita utambuka, oya ugomba kwitonda. Nangije rero numva iyi ndirimbo muri ngewe, uyu muririmbyi kugira ngo aririmbe iyi ndirimbo hari ibintu byari bimukomereye ku buzima bwiwe, ubyumve neza. Hari intambara zari afite ku buzima bwiwe, ndetse hari n'ibyo yari yisunze ku buzima bwiwe byari bikomeye ku buryo yumvaga yuko rwose, kuko ibyo bintu niba yari abyisunze, yaba ari intambara mbese yaba uko yameze kose, hari ibyo yari yisunze. Uyu muririmbyi tugendane bakozi b'Imana, haleluya, muri imbere hano ni hahandi ndabivuze, muri imbere ahangaha, Imana ishimwe. Uyu muririmbyi hari ibintu yari yisunze ku buzima bwe byari bikomeye. Icya mbere yari yisunze amahoro y'abantu ndetse n'inshuti. Icya kabiri yari yisunze ibikomeye cyangwa se abakomeye, yisunze ibifaru, yisunze buri kimwe cyose gikomeye. Hari igihe abantu bakwizeza yuko bazagutera inkunga mu kibazo watangiye cyangwa se mu rugamba watangiye, ariko mu minota ya zero bakaguhinduka. Haleluya. Hari igihe utangiza, tuvuge wenda ugatangiza kampani runaka, wibwira yuko ufitemo inshuti zizagutera inkunga, ariko mu minota ya zero bakaguhinduka. Ndagira ngo utangarize ngo nshuti yanjye, mwene data wowe nkurikiye aka kanya, nkuko nari maze iminsi ndimo nsenga, haleluya, amen, umuntu wese ukurikiye ibi bitangazamakuru ndetse n'ivugabutumwa turi gutambutsa, hari igihe umuntu yishingikiriza abakomeye yibwira ko bazamutabara. Hari igihe yishingikiriza imiryango wibwira ko izagutabara bitewe n'ikibazo urimo. Hari igihe wishingikiriza anko wawe wizera yuko azagutabara mu kibazo uhuye nacyo. Ariko uyu muririmbyi we yararebye, arangije ku gitero cya mbere, haleluya, ndumva ndimo gufashwa. Ku gitero cya mbere avuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, haleluya. Agiye kunyurwa n'ubushuti bwo mu ijuru, hari ibintu yari amajije kubona yuko mu buzima bwa muntu yari amajije kubona yuko nta bushuti buhari. Arangije aravuga ngo ngewe nyuzwe n'iki? N'ubushuti bwo mu ijuru. Ahatari ubushuti bw'abantu, ahatari ubushuti bw'imiryango, ahatari ubushuti bw'abakomeye, ku Mana hari ubushuti. Haleluya. Ku Mana hari ubushuti. Intambara zishobora kuguhagurukira wizeye neza ko abantu bazagutabara. Uburwayi bushobora kuguhagurukira wizeye abapfumu ndetse n'abakonekoni, ariko ku Mana hari ubushuti. Umva rero, ndimo senga kandi Imana yamishuriye. Nabwiwe ngo Abanyarwanda mabwire ngo hari ibintu bisunze, haleluya, hari ibintu bisunze mu buzima bwabo bumva yuko ari support. Usibye n'Abanyarwanda, umuntu wese ukurikira ubutumwa bwiza hari ikintu aba yisunze, mbubwire, hari ikintu bisunze bumva ko bazatabarwa, hari ugutabarwa kuri bo. Ariko ndimo nabwiwe ngo mbabwire ngo nyuma yo kumva yuko hari ubutabazi buhari, support iri ku Mana, ndetse n'ubutabazi bukomeye buri ku Mana, ndetse no kugirirwa neza n'Imana biri ku Mana. Icyo wewe yakwibwira cyose cyakurengera
icyo wakwibwira cyose yuko cyagufasha, icyo wakwibwira yuko cyose cyagutabara, ndagira ngo utangarize ngo kiri ku Mana. Umuririmbyi hepfo refure iravuga ngo niseguye, ngo amaboko yawe ukimara kumenya neza ko, uyu muririmbyi yamaze kumenya neza ko hari amaboko umuntu yisegura ntagire icyo amumarira, hari amaboko umuntu yisunga ntagire icyo amumarira. Ariko nyuma yaho arangije hepfo ku gitero cya kabiri aravuga ngo nezezwa yuko Yesu anyobora. Iyo Yesu yakuyoboye umenya inzira ugomba gutambuka, iyo Yesu yakuyoboye umenya inzira ugomba kurwana, umenya inzira ugomba gucyamika ukarwana intambara idasanzwe, kandi Imana ikagushyigikira, Imana ikagukomereza amaboko, Imana ikabana nawe, Imana ikakurwanirira. Abantu rero ngo bisunze amaboko akomeye, abantu bisunze ngo amaboko akomeye, bisunga imiryango ikomeye, ndetse bisunga n'abakobaho bakomeye, ndetse bisunga n'ibihugu bikomeye. Kenshi na kenshi ukumva yuko wenda gishobora ukumva yuko wenda umuntu niba aba mu gihugu runaka agomba kuba yakurengera, ariko mu by'ukuri utarengewe n'Imana. Ndakugira ngo utangare tutangirewe n'Imana, nta kindi cyagutabara usibye yera mu gihugu cyo mu ijuru. Dufite abantu bakubiswe bari basi neza yuko biseguye amaboko y'abakomeye. Dufite abantu bahuye n'akaga gakomeye bari bazi neza ko biseguye amaboko akomeye. Biragusaba kwizera amaboko akomeye. Bana sifiwe. Mana ishimwe. Biragusaba kwizera amaboko akomeye, kuko ayo maboko akomeye azagutambutsa hatanyurwa, kuko ayo maboko akomeye azakubera urusika rukomeye cyane. Mana ishimwe. Haleluya. Tugiye gusaba umusozi w'Imana adusobere mu izina rya Yesu. Mana ishimwe. Amen. Imana igiye kurwana ntago yita ku maboko akomeye, ahubwo icyo yitaho ni imbaraga zayo ndetse ikehesha n'icyubahiro. Muri Samweli wa mbere ibice byaho 17, Samweli wa mbere ibice byaho 17, ibice byaho 17:23. Mana ishimwe. Amen. Reka dusubire mu izina rya Yesu Kristo. Samweli wa mbere 17:23. Yego. Kugeza kuri kangahe? Kugeza kuri 25. Akiganira nabo muri ako kanya ya ntwari y'Umufilisitiya w'Igati witwaga Goliyati asohoka mu ngabo za Filisitiya. Ngo akiganira nabo, ngo ya ntwaro bitwa ne Goliyati, intwari. Komeza. Asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya. Asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya. Atangira kwiyamira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva. Dawidi ahita karabyumva. Abisiraheli bose bamurabutswe. Bashya ubwoba baramuhunga. Bajya hehe? Abisiraheli baravuga bati, yego, aho mubona uriya mugabo uzamutse, aho nimubona uriya mugabo uzamutse mumureba, nukuri azanywe no gusuzugura Isiraheli. Umuntu uri bumwice, umwami azamugororera ubutunzi bwinshi. Amushyingira umukobwa we. Kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isiraheli. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Uyu ni Dawidi mwene data. Uyu ni Dawidi wagiye kurwana na Goliyati. Kandi Goliyati yari afite imbaraga kweri, ndetse yari n'umusore mu buryo bwose bishoboka. Mbese yari igihangange
mu Bafilisitiya, niwe wari waratoranyijwe kugira ngo azarwanye Isiraheli. Ariko iyo Imana igiye kurwana, iyo Imana igiye gukora ibikomeye, iyo Imana igiye kohereza imbaraga zidasanzwe, ntabwo ireba uwo ugiye kurwana nawe, ntabwo ireba uwo ugiye kurwana nawe, nta n'ubwo ireba uwo muntu ugiye kurwana nawe imbaraga afite. Ndagira ngo utangarize ngo muri iri jambo, ndagira ngo utangarize ngo haleluya, aka kanya Imana iguha imbaraga zibashe kukurwana n'umuntu wari ufite amaboko kukurusha. Imana ikugabize aka kanya Goliyati wari iri ku buzima bwawe. Imana ikugabize ibyakurushaga amaboko ku buzima bwawe, ibyo ubona byari bikomeye ku buzima bwawe, Imana ibikugabize uyu munsi wa none. Yesu ashimwe. Nari nagira ngo utangarize ngo iyi Imana igiye kurwana ntago yita ku bafite amaboko. Iyi Imana igiye gushoza intambara ntago yita ngo umuntu afite ibifaru binini cyane, oya. Iyi Imana igiye kukurwanirira ntago umuntu yita ngo afite za mitrailleuses, ntago bishoboka. Iyi Imana igiye kukurwanirira ntago yitwa ngo umuntu afite indege za drone, ntago bishoboka. Iki Imana ireba, Imana ireba kurwanira icyubahiro cyayo. Dawidi yabaga mu ishyamba, nta nubwo yari yarigezwe kumenya na gatoya. Yabaga mu ishyamba, ndetse no mu bahungu Yesayi yari yarabyaye, usibye Yesayi wenda wari umuzi, wenda n'abakuru be, ariko Dawidi ntabwo yari azwi cyane. Ariko Dawidi akimara kurwana iyi ntambara, akarwana n'Abafilisitiya, akabasha kwica Goliyati, Imana yamumugabije, yahise aba igihangange muri Isiraheli yose. Ntabwo byagarukiye, ahubwo yabaye n'iki? Yabaye n'umwami. Nari ngiye kugutangariza ngo muri buno butumwa nkuzaniye, muri buno buhanuzi nkuzaniye, Imana kugira igihangange muri famiye. Nubwo utigeze kumenywa, nubwo intambara zaguhagurukiye zikakwicarira, ariko Imana ikugabize Goliyati ku buzima bwawe. Imana ikugabize Goliyati. Ntago mbizi intambara ufite, ntago mbizi n'ibigukomereye, nta nubwo nzi n'ibibazo ufite, nta nubwo nzi ntago nitaye n'igihugu uherereyemo, ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Imana ikugabize Goliyati. Kuko Dawidi ntabwo yari yarigeze kumenywa, nta nubwo yari yarigeze kumvikana mu bihugu byose, ariko Dawidi yabaye ikirangirire kugeza ubu n'aya masaha turacyamuvuga. Bitewe n'iki? Hari imirimo n'ibitangaza yakoze. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rero ndimo nsenga, nababwiye ngo ndimo nsenga, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abantu benshi hari ibintu bari bafite bishingikirizeho, ndetse no muri aya mezi turimo, ndetse no muri uyu mwaka turimo, hari abantu ibintu bishingikirize bimeze nk'aho ari nk'aba Goliyati. Kandi mu by'ukuri Imana igiye kurwanira icyubahiro cyayo. Imana igiye kugira gute? Kurwanira icyubahiro cyayo. Hari abantu bishingikirije ibintu nk'aho bameze nka Goliyati, ariko Imana igiye kurwanira iki? Icyubahiro cyayo. Kuko ntabwo Imana izegera yemera ko izina ryayo rigira gute? Ritukwa.
kandi Imana yarirahira avuga ngo icyubahiro cyayo ntabwo izigera igiha undi. Uko ni kukuri. Rero nagira nkubwire ngo uyu mwaka cyangwa se uku kwezi turi mu kwezi kwa kabiri, abantu basenge cyane kurenza uko basenze ndetse n'amajoro basenze, kuko Imana irashaka kugira ngo yongere yigarure icyubahiro cyayo, kuko abantu barashaka kunyarwa imitima yabo ndetse n'amahoro bahawe kugira ngo bayanyagwe. Mu buryo bwo kugira ngo batanyagwa rero birasaba gusenga, birasaba gusenga ndetse no gutitiriza Imana kugira ngo Imana yongere ikore ibikomeye. Utumwa nari ntambukije n'ubwo gusa amaboko yose wakwishingikiriza, ibintu byose wakwishingikiriza, buri kimwe cyose wakwishingikiriza, uko cyaba kimeze kose, yaba ari iminyururu ingana iki, yaba ari intwaro zingana iki, ko byaba bimeze kose, amaboko y'Imana abirusha imbaraga. Tugiye gusenga, tugiye gusenga mu izina rya Yesu, tugiye gusenga. Ariko nagira ngo utangarize ngo ahantu hose waba uri, igihugu cyose waba urimo, igihugu cyose waba urimo, biragusaba kongera amasengesho. Biragusaba kugira gute mwene data? Biragusaba kongera amasengesho, kuko amasengesho niyo yaragushyiraho uburinzi. Ngira ngo ubutane narababwiye nahashize, nababwira ngo amasengesho ajya abasha gufata umuntu akamushyiraho protection idasanzwe, ndetse naho yaba ari igisasu cya kirimbuzi kikabasha kuba nta kintu cyagutwara, kubera ari amasengesho. Tugiye gusenga Imana itugirire neza, kandi Imana ibane natwe. Mu butumwa bwanjye bwari ubwo ngubwo, tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Ndumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Uyu muririmbyi turimo dusoza aratubwiye ngo ndumva Yesu anyemeza ko mbuze iki? Imbaraga. Ngo kandi ngo njye musenga iteka, ngo nta cyo nzagira gute nzamuburana. Kandi nyuma yaho ngo yanyishyuriye imyenda. Haleluya. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo Yesu ngo yabishyuriye imyenda,
kandi mbabwire ngo ndumva ngo Yesu ngo abemeza, haleluya, ngo mujye mumusenga iteka ngo ntacyo muzamuburana. Mwabyumvishe? Ngo mujye mumusenga iteka ngo kuko ntacyo muzagira guti muzamuburana, ngo kuko muri Yesu harimo amahoro ndetse buri bimwe byose. Ibyo mubona bibateye ubwoba ngo mumusenga iteka ngo ntacyo bizabatwara, ngo kuko yabishyuriye imyenda, yabishyuriye imyenda. Tugiye gusenga. Haleluya. Yesu uri Imana, Yesu uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yihagije. Icyo nzi cyo ni kimwe, kandi ntabwo uzigera wivuguruza mu bibaho byose, ahubwo uri amahoro yacu. Urambwiye ngo mbabwire ngo nubwo babona bafite akaga ndetse bakabugarijwe n'intambara ndetse n'ibikomeye, ariko urambwiye ngo nibasenga, ibyo ngibyo ntabwo biteye ubwoba kubihagarika. Kandi ngo nibasenga, ibyo ngibyo ntabwo biteye ubwoba kuko ngo warwanya intambara ikomeye, urwanira n'Abisiraheli intambara ikomeye, ngo bakura muri Egiputa kandi ubambusa inyanja itukura. Kandi ngo ku ruhande ngo bararebaga bakabona imisozi, ngo ndetse bareba imbere yaho bakabona inyanja, ariko ngo inyuma yaho ngo naho bareba bakabona Farawo bari inyuma, ngo ndetse n'amagare y'amafarashi. Ariko ngo mu yandi magambo ngo nubwo bareba ngo bakabona ngo ku ruhande ngo baragoswe, bakabona ngo baragoswe, ngo ariko imbere yabo ngo hari akayira ko gutabarirwamo, kandi ngo ako kayira karahari. Ariko kubwo gusenga no kwizera Imana gutabarwa kurahari ndetse no gusubizwa kurahari, kuko warirahiriye kuzagirira neza igihugu cy'u Rwanda ukagiha amahoro. Uko niko kuri, kuko u Rwanda warukuye ahantu habi cyane ndetse warukuye n'ahantu hakomeye. Niyo mpamvu u Rwanda ugiye kurushyiraho protection ikomeye, nubwo ari wabifuza kururwanya, ari kuri Imana ishobora byose, kandi ukabura Imana igiye kuruha amahoro. Nubwo ariko ngo nibasenga, kukanuka kongeraho ngo nibasenga imitima yabo ikagarukira Imana. Iriko niko kuri. Ushimwe Mana nyagora ku ngoma. Icyo nzi cyo witwa ndiho kandi uzahoraho, kandi uri amahoro yacu. Ndi imbere yawe Mukiza kugira ngo ubane nanjye, ndi imbere yawe Mukiza kugira ngo unkomereze amaboko, kuko ndagabanukiwe, ariko nakwinginze kugira ngo wongere unyuzuze, wuzuze ubwiza bwawe muri ngewe, ndetse wuzuze n'ubutware bwawe muri ngewe. Aba bantu badukurikiye ndabasengeye mu izina rya Yesu, bakize mu bwishingizi bwawe. Ubwishingizi bwawe butari silence ndetse butari na za zindi za sorance tujya twumva ndetse na za mituweli, ahubwo ubwishingizi bw'amaraso yawe. Amaraso yawe ntago ajya bangikanya n'imbaraga mbi zose z'umwijima, oya, ahubwo wowe gukomera kwawe turakwizeye, twizeye ndetse n'ubutware bwawe. Nyemerere Uwiteka uvugane n'umuntu wari ufite ikibazo cy'uburwayi aka kanya ndimo mbona, kandi unyeretse ufite ikibazo cyo kuva, uwo nguwo ubane nawe kandi umukize kuva mu izina rya Yesu. Ndetse n'ufite ikibazo cya hano hejuru, umuntu uza mu izosi, Imana uwo nguwo umukize mu izina rya Yesu, kuko izo ni imbaraga z'abadayimoni. Mu izina rya Yesu umukize, kuko uri Imana ishobora byose. Ngaho rero Uwiteka Nyiringabo Imana, imbaraga zawe zikomeze gukomera, zibagirire neza, zikomeze gukomera muri bano bantu wumva bari bafite ibyiringiro bikeya. Ubagenderere kandi ubashoboze,
ubaha amahoro, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umucunguzi, amen. amen amen. Ndimo nsoza ngana ku musozo namwe ngo ntago nagendamo ideni cyangwa se ndabwiye ngo sinagendamo ideni kuko abantu bari badukurikiye mu gihe cyashije hari ibyo nari nahishuriwe mvuga ngo nzababwira sinabibabwira, ndetse n'ubu ngubu nari ngiye kubagenda nabibabwiye, ariko ndimo nabwirwa ngo mbwire abantu. Hari abantu benshi badukurikiye bari hirya no hino, ntago ari hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ari abari mu bihugu bitandukanye. Ubu tuvugana badukurikiye mu bihugu birenga bitandatu. Hari abantu, icya mbere mumbe neza, hari abantu bagenda mu nzira ukabona bagenda, ariko mu by'ukuri baba bashyizeho barabashyinguye. Unyumve neza, hariho abantu bagenda ari bazima, batambuka ari bazima, ubona ari bazima, ariko ngo bageze gute barabashyinguye. Ikimenyetso cya mbere, nawe wenda ushobora kuba ubifite ariko utabizi. Akenshi na kenshi ubwenge bwawe burabura. Uranyumva neza? Akenshi na kenshi ubwenge bwawe burabura, ugahita wibagirwa aho wari ugeze, ugahita uca izindi nzira. Kenshi na kenshi ukibagirwa aho wari ugiye, ugahita uca izindi nzira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kigaragaza yuko ubwenge bw'abantu bwawe bwashyinguwe cyangwa se bw'abantu bwashyinguwe, kenshi na kenshi waba urimo kugenda mu nzira ugahita wikubita hasi, ukikubita hasi ukabura ubwenge, ugacanganyukirwa. Bivuze ngo ubwenge bwawe bwarafashwe. Bwagize gute? Bwarangize gushyingurwa. Uragenda ukagenda nk'uriho ariko utariho. Icya gatatu, ushobora kuba uri iwawe muri saro, ugahita ujya mu cyumba, ukajya kwicara mu cyumba uzi neza yuko wicaye muri saro, kandi mu by'ukuri atari uticaye muri saro. Icyo ni ikintu kigaragaza yuko ubwenge bwawe bwarangije gufatwa, burashyingurwa. Bwarafashwe burashyingurwa. Imana ishimwe. Ikindi cya kane, rimwe na rimwe iyo uryamye inzozi zawe zikwereka kenshi na kenshi yuko uri mu irimbi, ari wowe wibereye. Bwacya mu gitondo ukabona uri iwawe, ariko mu nzozi zawe wowe usinziriye, ibyo urota byose urota uri mu irimbi, uri muzenguruka mu irimbi, ariho wibereye. Iyo ni prasiyo y'abadayimoni igaragaza yuko bagushyinguye. Ariko Imana irimo irambwira ngo senga, ndetse nibiba ngombwa ufate n'amasengesho yo kwiyiriza, usenge. Nibyanga ntago ari ngiye nkubwiye ngo uzampamagare, ushobora no gufata undi mukozi w'Imana mugasengana, iyo myuka mibi ikavaho. Kuko twabonye neza izo mbaraga mbi z'abadayimoni ndetse n'imbaraga mbi z'abarozi ndetse n'aho bagushyinguye
babishyingura ari abazima babi, ariko Imana nayo igakora ku bw'imbaraga zayo, ku bw'isezerano ryayo ndetse n'icyo yakuvuzeho. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, kuko hari ibindi ndi kubona ariko nzabibahishurira nagarutse. Yesu abaha umugisha. Imana iguha umugisha. Imbaraga n'amavuta, numva watanze nimero za telefone. Nimero za telefone nimero za telefone ni 0782 59 84 26. Ni 0782 59 84 26. Gusa twibutse abantu, hari igihe abantu baduhamagara ari benshi cyane pe, kandi mu by'ukuri wenda rimwe na rimwe ugasanga hari abo dusengeye, ari ugasanga rimwe na rimwe hari abandi tudasengeye nk'uko babyifuza, cyangwa se ngo tubitabire igihe. Kuri rwose ntago tuba tudashatse kubafasha, ahubwo ushobora kuduhamagara ukadufatisha tukagusengera, ariko nanone ari igihe ushobora kuduhamagara ukatubura bitewe yuko rimwe na rimwe turimo gusengera n'abandi, cyangwa se turi no mu bindi bintu bitandukanye. Mujye mutubabarira, mutwihanganire. Gusa reka tubabwire ngo Yesu abaha umugisha, kandi Yesu bakomereza amaboko. Shalom, shalom, shalom. Harya wadusengeye? Nasenze rwose. Reka tugushimire Nzaramya, tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta ntibikakureho iminsi yose. Murakoze cyane. Reka tuzasubire mu kiganiro tuzakora ubutaha. Imana yongeye gutuma. Imana ibaha umugisha. Nshuti muvandimwe ruduteze amatwi muri kano kanya, reka nawe tugushimire kuba wadukurikiye, kuba wakurikiye kino kiganiro ukageza ku musozo wacyo uri w'agaciro imbere y'Imana n'imbere yacu. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro nawe iguhe umugisha, kandi konegisi wakoresheje rero kino kiganiro, reka mvuge ngo Imana ijye gukubira mu izina rya Yesu Kristo. Reka tuzasubire nawe ubutaha, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 0788 31 942 cyangwa 0722 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service.